Bene ufite konseri nyuma ya konseri indirimbo zihita zijya hanze zose uko ziri kuri album uri buze kukitubwiraho. Umwaka ushize mu kwezi kwa munani twabonye ifoto yawe na Coach Gaye muvuga yuko mwongeye kwiyunga. Ese waba waramutumiye muri kino gitaramo cyawe na timu ye tuzayibona ihari cyangwa ntabwo uramutumira? Niba utarabikora se wenda urabiteganya, ariko ikindi nifuza kumenya nyuma y'ubwiyunge bwanyu ntabwo twigeze tubona any other support. Tubona wenda Coach Gaye yapostinga ibikorwa byawe, igitaramo cyawe, cyangwa se nawe yakwitabira n'igitaramo cyo kumva album y'umuhanzi we. Uyu munsi wa none bimeze bite ku bijyanye n'ubwo butumire? Murakoze. Yes, ikibazo cya mbere ubajije ni cya album. Yes, is available right after the concert. Nyuma y'igitaramo ijya kuri platform zitandukanye. Hanyuma zimwe mu ndirimbo ziri ku album zamaze gusohoka, zamaze indirimbo gusa nazo ziri nyuma y'igitaramo. Ikibazo ubajije cya Coach kenshi mubwira ko, cyangwa se abantu muri rusange twibwira ko ibintu byinshi tugomba kubigaragariza abantu kugira ngo tugaragaze ko things are going well. Ubucuti cyangwa se imibanire na Coach Gaye cyangwa se n'inzu ya 55, nyuma y'uko dukora iriya foto, ibindi byasigaye mu buryo buri personal. Coach tuvugana on a daily basis. He's actually a friend, he's a brother. I'm sorry. Ndetse no ku gitaramo cya Bruce kuri Listen Imperial Bruce, I was invited. I was supposed to be there, ariko nindi muri Kenya nyuma murabizi, nanisegura ko narabonetse. So we do talk on a daily basis. Ntabwo uko tuvuze tugomba guhita tuyipostinga kuri social media, ariko he's a friend, he's a brother, kandi dufite byinshi dushaka kubaka going forward mu mwaka wa 2025 ndetse n'imyaka iri imbere. And I promise you that umwaka wa 2025 umwaka uzaba special ku muziki nyarwanda. I promise you that. Kubatumira, I think twabahereje invitation, and we'll have to do a follow-up kuri byo. Murakoze. Nitwa Rurema. Ikibazo cya mbere ndakibaza The Ben. Mu myaka minani ushize, ndavuga 2017, ubwo wari muri Afrika y'Epfo, watangarije Radio Trans-African Radio Station uvuga ko album yagomba gusohoka 2018 iriho ibyamamare muri Afrika birimo Tiwa Savage, mu mazina ndi kwibuka, biriho Ali Kiba, Salso. Ubwo ni myaka 8 ushize. Ni album igiye gusohoka cyangwa nayo ifite igihe cyayo? Ikibazo cya kabiri ndakibaza Mama Rwagasabo Scovia, umuyobozi w'abanyamakuru bigenga, akaba n'inshuti y'abahanzi bamwe na bamwe. Scovia ntabwo dukunze kumubona mu bitaramo by'abandi bahanzi. Scovia ufitanye umubano ki wihariye na The Ben? Tumunicara kuri high table abandi bahanzi bato tutajya tukubona. Ikibazo cya gatatu ndakibaza Tekno. Muri ikigo gikunze kugaragaza ubufatanye n'ibyamamare by'umwihariko ndavuga abahanzi mu kwamamaza ibikorwa byanyu, ariko hari abandi tuganira bahagarara ibigo runaka bakakubwira bati nta soko riri mu bahanzi. So far imibare ihagaze ite kwa The Ben mu gihe mumaze mukorana? Ese koko harimo inyungu mu gukorana n'abahanzi nyarwanda bamamaza ibikorwa byanyu? Ndashaka uyu munsi mu bihinyuze koko imbere y'itangazamakuru. Akandi kabazo n'akanyuma muranyihangana, mfite byinshi. Ikibazo kijya kuri manager Alex Miyoboke. Manager tukubona mu bitaramo bya The Ben kenshi, mu bintu bya The Ben kenshi. Ndagira ngo officially tubwire uti ni wowe nzira, ni wowe manager tugiye kujya tubibaza, ni wowe direct route kuri The Ben. Murakoze. Yes, ndagira ibibazo bikaze. I think igihe wese ku bantu twagiye gupromisinga album, tukagira challenges byinshi tubona byo turi gutegura ibintu nk'ibi. Kenshi tutakoma no kuza imbere y'ibintu buri munsi tubisobanura, kuko yadufata izindi energy. Zimwe nk'urugero projet ya Donald Kiba for instance, cyangwa se kamera ko projet ya Sauti Sol neza ko yize no kuri kinga benshi bibishije.
Sauti Sol ku album Sauti Sol imaze gusenyuka. Sauti isenyutse biragoye nabyo nabibonye abivugaho azinaha mbere magambo ubona ngiye straight forward ntabwo album igiye gusohora ari album na Promise into 2017. However iyo album nayo igitekerezo cyahari ndetse uburyo twayubakaga nabwo buracyahari. Ikiba cyarahindutse iyo umuntu agize challenge zituma atinda gusohora album habamo kwanga gusohora sound za kera nk'urugero musanzwe gushima indirimbo ya Sauti Sol cyangwa mu kigo ifite wenda nka drum kicks za kera ifite nka piano itari modern itari ifite sound y'iki gihe bikaba byatuma wumva ko ushaka gusoma n'impamvu nanone hagati y'abacu habagiye mu challenges atuma utayisura ako kanya bitewe n'ama labels tuba twarasinyemo ubundi kuvuga about distribution companies so turi gukora nazo zifite ama revenue zishaka tugenderaho. It's quite challenging ariko I promise you ko zimwe muri izo challenges zavuyeho. So turinde gusora Platinum Love first and then 2025 going forward tuzarukwa n'izo album zisigaye. abakozi icyambere nitwa Skovia Mutesi ntabwo nitwa Mama rwa Gasabo. Icya kabiri nyobora urwego rw'itangazamakuru rwigenga ntabwo nyobora abanyamakuru bigenga Rwanda Media Commission. Ku kijyanye n'icyo wabazaga umubano ufitanye na Dobe ndi umuyobozi w'ikinyamakuru kandi ndi umucuruzi. Gukorana na Dobe ufite abanyamakuru bangana namwe ubwaryo ni isoko rihagije. Ntabwo muri bureke rero kuremera isoko. Ndatekereza ko mwese ku binyamakuru byanyu muraza kwandikaho izina ry'ikinyamakuru cyanjye nanjye, kandi nkeneye ko abanyarwanda n'abandi bose badukurikira bagomba kumenya ko ncuruza ndamamaza. Bafite kampani naza tukabamamariza, ariko reka mbonereho n'umwanya wo kubafasha kuba n'andi makuru. Mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2025 nta gihindutse. Mama rwa Gasabo mwarebaga online wayireba no muri salo nka televiziyo isanzwe. Rero kuba nisunze izina rinini nka Dobe ngiye gucuruza ku rwego rurenze aho narindi nta nkuru irimo, mushatse mwayireka. Hanyuma ikindi nabona ntabwo nagira amahirwe yo kubona abanyamakuru bangana batya. Mu by'ukuri umuntu uvuga ko abantu barimo gukora mufite kamera zingana zitya hari umuntu wakwita ko utari umunyamakuru kuri jye simbyemera, ariko amategeko hari abatita abanyamakuru. Ubwo ninjiraga hano nasanze kuri gate hari ikibazo cy'abanyamakuru bangaga ko bemera ko binjira. Mu by'ukuri hano muri iyi sare dufite umuntu udafite ikintu na kimwe cyerekana ko hari ikinyamakuru akorera, nubwo abatari ikarita ya RMC niba n'icyo akorera afite irangamuntu kandi papa wanjye arayifite abanyamakuru amakuru. Mu by'ukuri byari ibintu bitaryoshye, ariko nyine nk'umuyobozi nakoranye na Beka Arena turavugana turavuga ngo nibabareke binjire, ariko umunsi w'igitaramo ntibazabemerere, kuko kubona umuntu udafite icyangombwa na kimwe kimuranga ku kazi ke ntabwo ari byo, ariko biraza kuba akarusho. Ikarita ya RMC ntabwo ari ikirwa ku buryo kuyishaka bisaba ko imisozi tuyikikiza amazi. Ushobora kujya kuyishaka ukareba ibyo basaba ukabyuzuza. Mu by'ukuri ijambo ribi riba mu kwitwa ikigenge. Kubaho rero ufite umuntu ukugenzura akurinda amakosa wakoze uzi cyangwa utazi. Impamvu abana iyo twabaga dukina twavugaga ngo iwacu baratwica, njye sinigeze mbona papa yica umuntu, ariko nabaga mfite ubwoba nkavuga ngo ninkora ibi papa aranyica. Icyo cyari ikintu gikomeye rero muri jye gituma mpora nirinda gukora ibibi, kuko papa hari cyangwa undi muntu andeba. Nawe ni byiza kutumva ikarita. Mu by'ukuri mutekereza umunsi nzaba ndi kuri mikoro bambwiye bati emenya aho bamufashe habaye ikingamba ngo ntago ari umunyamakuru, mutekereza uburyo nzaba niyumva kandi muza akora amakuru. Ariko kuko itegeko ariko ribivuga nzakwihakana, ariko byaba byiza ukaza aho twese turi tukubaka imbaraga. Murebe uko mungana muri abajeni bato.
kizongereza imodoka urayigo manager wazamutse tukajya muri ntabwo baradusaka uriya nicyo kitwicaje hariya dutegereje ko kenani ntabwo uraboneka Mikro ni veoblo. Akujemi. Muzi. tugiye kumva rero concept y'iki gitaramo uko hanyuma tuze kugira ibyo tubaza cyangwa ibyo dusobanurirwa uyu munsi. Ndaza gusaba nk'itangazamakuru, ndabizi yuko twabanye kuva ku munsi wa mbere. Isibo, dushimire TV1, dushimire TV10, dushimire RBA, of course, dushimire Uncle's Restaurant n'abandi baterankunga bose turagenda tubavuga kubera ko bose turabafite umunsi. Nkuko nabivuze turaza gufokasinga kuri concert, ibijyanye wenda n'ibindi bibazo biri apart ntabwo turi buze kubigarukaho, ariko sponsors dushobora kubabaza bijyanye n'ibyo bakora. Shimira cyane mama Urwagasabo, thank you. Reka rero nsabe Alex Muyoboke kugira ngo atubwire mu by'ukuri uteguye, and then tuze kugenda tunabaganira n'abatangazamakuru bakazi ko bya bene munsi kugira ngo bashimire neza n'abategura igitaramo cya bene. Mu by'ukuri igitaramo kimaze igihe kirekire gitegurwa, mwagiye mubibona, ntabwo ari ibya nonaha gusa, nuko twashatse kugira ngo tunahurire namwe ndetse n'abantu nk'aba bafatanyabikorwa bacu, bamwe basponsa tubona batwicaranye n'abaje bari imbere yacu kuyoboza turanye batwihanganira, babashije kubona yuko koko Beni ari umuhanzi mu gihugu ufite ibendera ry'igihugu ukwiye gukora igitaramo cyiza, kuko benshi nibaza ko bamuzi namwe murabizi. Ndabashimira abaterankunga bacu uko babavuze. Igitaramo rero bera gitekereza kugira ngo ndabivugaho banabaza kukunganira n'ibyo muzandiza kubaza. Beni kuva yatangiye umuziki urakiya mwarimu hano bakora igitaramo kuri Petit Stade, ariko bari hari uko byagenze ntibyagenze neza, abantu babaye benshi cyane bitarabaho barenga ubushobozi Petit Stade twari dufite icyo gihe. Ntabwo igitaramo rero cyabaye nk'uko yabyifuza kurenga album ye, aza kujya muri Amerika, aho yagarukiraga ariho bamuhamagaye abategura ibitaramo promoter akaririmba agasubira muri Amerika, gutyo igihe kiza kugera rero aratwicaza inshuti ze abavandimwe, ati mfite igitekerezo cyo gutegura igitaramo cyanjye nkegera abantu banjye ari gihe byikoreye, ngira ngo niyo mpamvu muza kubona ngo The Ben Taigabi presents, nta niwe waza igitekerezo aratubwira ati murabyumva mute, experience dufite
yaba ari n'ubwebwe n'abandi mwese twagiye dusaba ibitekerezo biba ngombwa yuko igitaramo gitegurwa. Igitaramo cyose giteguye neza nihuse koresha ingeri ab'imbere buriya ntaza ku wagira ngo umuntu ufite telefone ndabona hano ntuza kugira ngo usimbuke mukanya katara batavuze mureba ikijisho hano mpereza na telefone yanjye hariya ariko ngira ngo mutangira ndabona n'abo twicaranye ni ngombwa ko muhaguruka ntaza kugira ngo usimbuka. Hirya hariya hari umugabo witwa Andrew ngira ngo abantu babonye World Cup iriya kawa nziza niwe n'umwe mu badufashije kugira ngo igikorwa kigende neza. Witwa Andrew nagira ngo mushimire iruhande rwanjye uyu ni umuyobozi wabonye muri mwe cyangwa mwese ntabwo mbizi neza mu Tescovia akaba mama Rwagasabo kuva ku munsi wa mbere akaba ndetse ari muri team ya communication yadufashaga muri gitaramo cyaga bamwe muri mwe wenda rero tuvugaga badufasha kugira ngo ibintu bigende neza ariko mama Rwagasabo nikaba yadufashije mu buryo bw'ibitekerezo mu buryo bwo kwamamaza n'ibindi atitaye kuvuga ngo turishyura cyangwa turakora ibiki nk'umuntu w'inshuti na Ben cyane. Uyu mugabo twicaranye rero amaze guhura nawe kenshi. Uyu mugabo ahagarariye Tekino ariko mfite ibibazo nka bitatu. Icya mbere nicare murakoze. The Ben inshuro mwiteguye gute? Hasigaye iminsi 2 gusa uze kutubwira amatike hamaze kugurwa amatike angana iki kugira ngo nyine itangazamakuru rize gushyiramo imbaraga nimba haraho risabwa cyangwa se nimba bigeze no ku kigero cyiza tubwira abantu umubare wasigaye. Hanyuma kandi icya kabiri line up ishobora kuba yarabaye ibanga, ni one man show, hari abandi bazagushyigikira ese ni bande? Cyane ko muri weekend yashize twamenye ko ari muri Kenya kandi na Diamond yari muri Kenya. Ese birashoboka wenda ko hari ibiganiro mwagiranye bishobora gutuma twamubona muri iki gitaramo? Hanyuma icyanyuma ni ku mwambaro wambaye ubu nonaha muri press conference, ni t-shirt nziza cyane, isobanuye iki kuri wowe ndetse by'umwihariko no kuri uyu munsi? Urakoze. Sinzi wenda niba hari ahantu turi kubyandika cyangwa bize koroha bifatire rimwe bibiri cyangwa baze bisubize kugira ngo byorohe. First of all ndashaka gushimira abantu bose bari hano kuko this is amazing. Ibintu bisanzwe ndabishimira bivuye ku ndangagaciro kuba mwese mwaje ndetse no kuba mwamaze igihe mugaragaza igitaramo cyanjye. Ndumva kuri njye byoroshye kuba navuga ko kiri bigger than me, ni kinini kurusha njyewe, ni pride y'Abanyarwanda, and I think niyo shusho mwayibonyemo musa nkaho mwahagurutse kugira ngo tugire ikintu kimwe dukora. So thank you so much from the bottom of my heart. Sinzi uko nabishimira. So ngiye ku kibazo biva mubujije difference y'igitaramo cya mbere cya 2009 n'iki gitaramo cya 2024 I'm sorry. So icya mbere I think bivuze ko igitaramo cya 2009 cyabaye nk'imbarutso cyangwa se cyabaye nk'igikangura reka byite ubuyobozi bwacu ko mu urubyiruko cyangwa se mu bana bacu harimo impano zidasanzwe zikwiye kwitabwaho, kuko nibaza ko cyatewe ahanini no kuba twagize sekirite nkeya itari ihagije paraporo y'abitabira igitaramo.
izo mpamvu zabayeho rero nibaza ko zidashobora kongera kubaho kugira ngo nyuma ya cya gitaramo twakoze nibuka ko Meddy yakoze igitaramo cyiza cyari perfect, nibuka ko King James Tom Close n'abandi bahanzi benshi muri uyu mwaka bakoze igitaramo perfect, ndi kuvuga mu bijyanye na security. Igitaramo rero dufite mu minsi ibiri nacyo kimeze neza, ubu mpereye ku rwanda ugereranyije in terms yo kuba wenda kimwe cyarahagaritswe bitewe n'umutekano. Icyeje mu minsi ibiri icyo dufite mu minsi ibiri imbere kiri ku murongo, dufite ubuyobozi buhagarariye natwe nk'uko mubizi imyaka yose buhagarariye natwe, dufite umutekano, dufite security perfect. In fact ngiye gushimira cyane ndatekereza ko cyane rero duhaye parking muri make usanga abantu benshi bakunda guparika muri side zo hepfo zo umugina, ariko ubu dufite parking muri stade. Umuntu wese ajizwe muri kuvuga abo bazatwara imodoka yabo uzabasha kwinjiza imodoka yawe muri parking utuje kandi iri safe, so neza twabashimiye cyane. Rero igitaramo kiri ku murongo. Hanyuma ku kibazo baje cya line-up, concept y'igitaramo cyacu twashatse kugira ngo duheshe agaciro umuhanzi. Nibaza ko n'abagenzi banjye babireberaho kenshi dukoze ama launch album atandukanye, biroroshye cyane ko umuhanzi runaka ushobora gutunga The Ben nk'urugero akaza muri album launch yawe akaba ushadoringa iyo concept kandi ari yawe. Igitaramo rero cyanyir'izina, I think it's important ko ari umuntu duha dusubika iyo brand mvuga next time tugira mu gitaramo cya Shemi urugero aho wish ko Shemi yagaragara kuri flyer wenyine and then abahanzi kwese tuzari mu gitaramo cye tukagipushinga kugira ngo igitaramo cy'intango gisige Shemi ahantu hakomeye cyane azahora yishimira. I think it's ni ikintu nibaza ko ntangije ariko ngo kandi bazaberaho n'ubundi kuri line-up dufite line-up nziza cyane, biraza kungora kubivuga bitewe n'uko dushaka kugira biri muri speciality y'igitaramo, harimo surprise performances, ariko nsa n'umuntu nabivuze ngira ngo abahanga barabimenye. Twatinze ku kintu kivuga ngo umuntu wese wakoranye n'umuntu The Ben muzi ngo murabazi twakoze amakuru menshi atandukanye, twakoze kwa Priscilla, Princess Priscilla, twakoze n'ubundi ndumva ntacyo rubagiwe si ibyo baje kuri t-shirt ikivuze. First of all ngo izi t-shirt bazi twajya tuzamura mu gihe cya campaign y'umusaza His Excellence. Kuri njye it's a pride. I think mwese abanyarwanda aho turi hano mu Rwanda His Excellence kuri twebwe ni pride, ni ikintu twishimira. His Excellence ni umuntu twishimira, umuntu wish ko wanambara intermediate chance. Naho ubundi kuba mfite ebyiri, hari ebyiri mfite iyanjye ndetse ni my wife, so kubera ukuntu maze iminsi ntabwo ntari gukora siporo, iyanjye yabaye nkiregera guhitamira my wife kugira ngo igaragare neza imbere yawe. Inyuma handitseho kamera amaze kwibona, ariko ishati nyirizi nayo nayambaye kubera pride, kubera ishema mfitiye murakoze. Guys, reka tujye tubaza ku ntego muratumye kabisa mu mike ntabwo irenga itanu n'umwe nakosora. So n'umunsi rero umaze Ben reka ndaremerera, urakoze cyane ku gitaramo cyiza uri kudutegurira, ariko nanone nkwibarize ndebye ko iki gitaramo kiri kugabanuza ndeba kuri tiketi nkabona uburyo abantu bari excited kugura amatike, ariko musubiza amaso inyuma 2009 nari umwana ukiri muto ariko wakirijemo ubu nari umusore. Ibyo byose byabaye bari bahari babyibuka. Iyo utekereje uburyo abanyarwanda baba excited kuri music yawe cyangwa se gukunda ibyo ukora ku rwego ruriho kugeza aka kanya, ibintu yumvamo gute cyangwa yumva gute? Hanyuma akantu mureke guhereza ubuyobozi bwa BK Arena cyangwa se ni rekomandasiyo, biraba ari ikibazo ni rekomandasiyo. Tumaze iminsi tubona igitaramo bateye inkunga cy'Abanya-Nigeria cyari kirimo Rugana Victor,
ariko nanone tukakira mesaje z'uko abahanzi b'i Nyarugenge babegera kenshi ntibabahe ubufasha nk'uko babwifuza, cyane cyane yuko gukora muri iyi nyubako namwe nubwo muyobora mubizi kwidahendutse, biborohera gute gutera inkunga abanyamahanga ab'iwanyu bikabagora, cyane yuko uretse no kubona akanotifikasiyo ubwo ngeze imana na media iri mu mubikire usibye representing na BK Arena, ubuyobozi bwa BK Arena bwumva ko ari ubusabe bw'itangazamakuru, muretse kubona akanotifikasiyo kavuga yuko biborohera gutera inkunga ibitaramo by'abanyamahanga kuruta abanyarwanda. Byaba bibabaje ku bwanjye, ubwo ndamuraza kuduha comment wasanga na notification itariyo. Murakoze. So tubanza tugisubiza ariko tugiye kuri session ya kabiri. Icya kabiri ngiye ko kitandeba. Icya kabiri ntabwo kindeba ko n'ubugikore comment imwe. I think nicyo gihe tugezemo cyo kugira ngo amasekta atandukanye dufite mu gihugu cyacu atangire yizere y'abahanzi bacu. Dufite impano zidasanzwe ndetse dufite n'abantu badasanzwe baturi inyuma. Ndumva ibindi wenda ababikira gusubiraho, kandi ndanabashimira by the way barifite ibyo bari kudufasha hirya no hino mu gutegura igitaramo. Ndumva ikibazo cya mbere yambajije kijyanye na bisa nk'urugendo, ntabwo bijya binyorohera gusa nk'umenyera favor cyangwa se favor y'Imana iba iri ku bintu yagiye gukora. Ntabwo mbifata nk'ibintu namenyereye cyangwa se wenda kuba ko maze igihe runaka ngera mvuge ni okay, this is birasanzwe. Ntabwo bisanzwe, ni ibintu nkora mfata nk'ibishyashya. Niyo ngenda wenda urugero ngiye mu muhanda nkaba n'umufana randomly, and I'm being honest with you guys, iyo mwe n'umufana kugeza kuri iyi saha mufata iyo mbwiye ko akunda ibintu nkora mbifata nk'aho nigeze mbyumva before. Ni ukuvuga ngo that's the amount of respect nashaka guha uwo muntu n'icyo ambwiye at that moment. So ni urugendo rero navuga ko rurimo challenges, ariko nanone ishimira Imana ko we're here. I really hope ko nshubije ikibazo cyawe. So mbere yuko tujya kuri nshaka kubaza ikibazo kimwe mubaza ni nagira ngo utujyane mu gitaramo. Wavuze ko kuri lineup ari surprise, abahanzi bose mwakoranye cyangwa se benshi bo mwakoranye bazagaragara muri iki gitaramo, ariko kugira ngo tujyane mu buryo bw'imitegurire. Ese apart kujya kuri stage ukaririmba, ni ibiki umuntu waguze tike avuga ati nzakora igitaramo wamwizeza? Ikindi ni ku bafatanyabikorwa by'umwihariko, ariko ndahera kuri BK Arena nanjye Alex, hari ibyo bamaze kuvuga ngo turebe ku byashobotse niba bitarakunze, ariko hari n'akantu gatoya nko kuba tumaze umwanya munini hano batubwira ngo abakameramani cyangwa se abantu bafite kamera ntibashobora kwinjira ngo kubera ko Kenani yavuze. Nyaka ko ariko bikajyana n'izindi complaint tumaze iminsi, abapromoters bategura ibitaramo bavuga bati BK Arena iratugora, BK Arena hari n'uwo meretse kumva ngo batwishyuza fayijinike icyatanu kandi igura 250. So ndagira ngo nka BK Arena nibyo biri mu bucuruzi mu bashoramari, ariko se iyo murebye iyi nyubako tuvuga ko ari iy'Abanyarwanda, ariko tukaba tuvuga ngo Ben agiye kuzuza BK Arena, mukanya yavuze ngo umuhanzi nategura igitaramo cye dushaka kumushyigikira kikamusiga ku rundi rwego, ariko noneho agiye kuzuza ariko asigare mu bihombo. Ereza Makonda we afite abafatanyabikorwa tunabashimira, wenda we ashobora kutagira icyo kibazo, ariko suppose n'undi muhanzi abajenzi Arena ariko asigaye mu bihombo. Ni kimwe n'ibyo mukora kugira ngo mworohereze abahanzi bacu bakora ibintu ariko bagira ikintu bafata. Murakoze. Murakoze, nabivuze mureke twibande ku gitaramo cya The Ben. Ibisubizo bindi muri business nitujya kujya muri detail ya buri
nitujya muri detail ya buri kantu ntitwabivamo ibya kamera n'ibindi hari protocol zikorwa ahantu hose hari ibintu abantu basabwa bakurikiza kugira ngo ibintu bigende neza inyubako ifite standard iriho ifite kuyoborwa iyo rero abantu basabwe gukora ikintu uko bagikora mu nzira zo nyaga nta uri hanze ubu ngubu niba uko mbyibaza hari uri hanze rero nicyo gikuru buriya uko protocol ziba zagenze is okay is about the result mwese muri ndane hano uko byagenze rero detail ntitwazijyamo ya business reka twibande ku cyatuzanye gikomeye ibindi tuzabishakira umwanya tugire press conference ya Piki Arena namwe none tubasobanurire neza murakoze ikindi kandi ikibazo kibayiranse nibaza ko ikibazo kibayiranse gutya wenda shanga bashobora kutabagaragariza ko acyumvishije ariko amashobora ko bigire aho kigeza and you guys things will change so reka nsaba akantu kamwe turakora hano turakoze concert kandi nini mwihangane gatoya let us focus on the concert Piki Arena hari ibintu byatanzweho bazadushakira umwanya kuko twe turabona amakuru tuzabitabira mu bibazo dufite ni byinshi ariko tuzabifokasingaho reka dufokasinge kuri concert tuzataza no gutwara umwanya kandi I know kabisa you're very very important person you're very happy you guys I know so let us focus on the concert n'ibibazo ngira ngo ikibazo bakubajije kijyanye no kwinjiza abantu mu gitaramo nyirizina muri RBA bagisubiza hanyuma bajya kuri session bafashe harimo Janvier harimo buriya niwe Ivan yes kuko niwe Ivan abo babiri and then tusenaho tujya mu kindi gice urakoze cyane igitaramo gifite ntabwo navuga ko umwihariko ari umwe n'ikintu cyo kuvuga imyihariko kibaho gifite like waves zigiye zitandukanye kandi ziri special ariko ugerageje kugira icyo mvuga ni igitaramo kidasanzwe mu buryo bumeze gutya ni ukuvuga ngo harimo izo surprise performance turi kuvuga ndetse ziprogramme mu buryo budasanzwe maze iminsi nabibona ko Piki bikora cyane aho abantu duhuza indirimbo na graphics bitewe na message n'ibindi bifite so we are doing that ku yindi level ikindi kandi ndashimira cyane company ya Rwanda Events yemeje gutanga ni ukuvuga ngo nimba bari basanzwe batanga lighting yabo igeze no ku matara 200 I think biyemeje kugira amatara 800 so we're going to have a special awareness aba yaka mu buryo mutigeze mubonamo then in terms of performances turimo kubazanira a fusion ya traditional ndetse ivanze na modern like mu busi dukora tubuze na tradition ku buryo bizaba very special hariya ubwo harimo ngiye kuvuga ibanga so hari nka performance nibaza ko ziri design mu buryo buri special imana ifashe ntarenga hanga kugira ngo navuga ibyo nabahishiye ariko it's a special event nibaza ko ifite amawaves atandukanye kandi atari yakorwaho muri event twari tuyambona muri performance cyangwa se mu concert so ndumva mushoboye ndabona ko Koze nitwa Janvier ndi umunyamakuru wa Nyarwanda ashobora kwanza gushimira Ben mu myaka amaze mu itangazamakuru nyangwa n'ubwa mbere ngiye kubona concert yawe bwite akonye mu bitaramo byabanje ni igitaramo gishingiye ku kumurika album yawe ndashaka kubaza muri rusange mu ndirimbo zose zirenga 10 ziko album yawe kuki wahisemo ko iyi album yita Plenty Love bya byose ari amateka ufitanye n'indirimbo kuko wanashoboraga kwita True Love rigaragaramo Madame ariko wahise Plenty Love kubera iki hanyuma sinzi niba nabyo wenda ari agaseke ariko nakifuje kumenya nka producer bayikoze namaze kumenya ko Kiza arimo sinzi wenda abandi bagufashe mu kwikoraho hanyuma tugatse ku ndirimbo True Love twabonye hano wayikoreye benshi bakekaga ko hari yari mu rugo cyane ko hajya gusukuntu wifashishijeho Madame kuri social media harashya bati ni warukwiye kugaragaza Madame kuri ya tukadukwiye kumubona yitegura kwibaruka warabibonye ni ibintu wakiriye gute hanyuma kuri Engine twumvishe ko Skol na The Ben bazaduha bonane
engine uretse kuba hari amatike muzatanga wenda ku muntu waza kunywera kuri station zanyu biteye bituma nakoze uraza kumfasha ndetse ko bikurikirana atari icyambere cyari rusange yego album iriho indirimbo 12 hanyuma abaproducer bayigizeho ufite bimwe muri ibyo bibazo turi kujya twakira ufite ndi kubisubiza mu buryo buri vague cyangwa se bujimije nibaza ko nk'uko bivuze neza cyane abaproducer bakoze kuri album na Keys arimo so dufitemo Medbeat dufitemo Element dufitemo Real Beat dufitemo Koze dufitemo amazu akomeye atandukanye akora imiziki yacu mu Rwanda ndumva n'abagerageje kwita ku banyarwanda cyane in terms of a producer hanyuma kuba twahise Plenty Love ni urakoze kuri icyo kibazo kuko ni so basically harimo ibintu byinshi so Plenty basically urugendo rwanjye rw'umuziki ngerageje kurushyira ku n'ahantu naruranguriye ntabwo nibaza ko rurangiriye in terms of love you know urukundo rw'aba received ni ukuvuga ngo urukundo nakiriye kuva natangira urugendo rwa music ruri Plenty ku rwego ntabasha kurusobanura ufite ni rurenze urugero and no kuba narakoze indirimbo yitwa True Love and Plenty Love nafashe ijambo rya True Love rya love riri kuri True Love nishyira kuri Plenty and then of course True Love ifite igisobanuro cyane kuri njyewe as a person ni indirimbo nakoranye na my wife and then of course ishyiraho Plenty and then Plenty nshaka kubiregera na fan base n'urukundo abafana bakunda the band cyangwa se umuziki nyarwanda muri rusange so niyo mpamvu twahisemo kwita Plenty Love ndumva nsubije ku kibazo cyo kuri video ya True Love warubashije nacyo abantu bagira abantu bagira uburyo kibabonamo ibintu kuri twebwe ntabwo twabibonyemo ikibazo usibye kuri n'abantu simbaveba kuko nubwo twebwe ntacyo byabitwaye ariko na mama njyana ntabwo yabyishimiye so ndamusaba imbabazi imbere yanyu mwese mama mbabarire and of course ndasaba imbabazi abantu babibonye mu yindi shusho ariko bitanakuraho ko imboni yanjye ndetse na my wife ntabwo nanize isaha tuyibonamo ikibazo just want to twashatse gukora video ndetse dushaka kugaragaza ko attitude dufite ku mana ariko mama ndabarira ko bose sorry mama ndabaye n'umugabo cyane ntabwo yigeze yishima Zabaje barayikuraho ntabwo ndumva nsubije ibibazo byose jabe asigaye cya kuri Debate ufite konseri Debate nyuma ya konseri indirimbo zahita zijya hanze zose uko ziri kuri album uri buze kukitubwiraho umwaka ushize mu kwezi kwa munani twabonye ifoto yawe na Coach Gaye muvuga yuko mwongeye kwiyunga ese waba waramutumiye muri kino gitaramo cyawe na timu ye tuzayibona ihari cyangwa ntabwo uramutumira niba utarabikora se wenda urabiteganya ariko ikindi nifuza kumenya nyuma y'ubwiyunge bwanyu ntabwo twigeze tubona any other support tubona wenda Coach Gaye yapostinga ibikorwa byawe igitaramo cyawe cyangwa se nawe wowe yakwitabira n'igitaramo cyo kumva album y'umuhanzi we uyu munsi wa none bimeze bite ku bijyanye n'ubwo butumire murakoze ikibazo cya mbere ubajije ni icya album yes izaba ari available right after the concert nyuma y'igitaramo ijya kuri platform zitandukanye hanyuma zimwe mu ndirimbo ziri kuri album zamaze gusohoka ngira ngo hari indirimbo yo gusa nazo
ikibazo ubajije cya coach kenshi mubwira ko cyangwa se abantu muri rusange twibwira ko ibintu byinshi tugomba kubigaragariza abantu kugira ngo tugaragaze ko things are going well. Ufite cyangwa se ibibaranye na coach Gael cyangwa se n'inzu ya 55 nyuma y'uko dukora iriya foto ibindi byasigaye mu buryo personal. Coach tuvugana on a daily basis. He's actually a friend, he's a brother. I'm sorry. Ndetse no ku gitaramo cya Bruce kuri listening party ya Bruce, I was invited. I was supposed to be there ariko nindi muri Kenya na mu Murabizi nanisegura ko narabonetse. So we do talk on a daily basis. Ntabwo uko tuvuze tugomba guhita tuyipostinga kuri social media ariko he's a friend, he's a brother kandi dufite byinshi dushaka kubaka going forward mu mwaka wa 2025 ndetse n'imyaka iri imbere. And I promise you that umwaka wa 2025 umwaka uzaba special ku muziki nyarwanda. I promise you that. Kubatumira I think twabahereje invitation and we have to do a follow-up kuri byo. Murakoze, nitwa Rurema. Ikibazo cya mbere ndakibaza The Ben. Mu myaka minani ushize ndavuga 2017 ubwo wari muri Afrika y'Epfo watangarije Radio Trans-African Radio Station uvuga ko album yagomba gusohoka 2018 iriho ibyamamare muri Afrika birimo Tiwa Savage mu mazina ndi kwibuka biriho Ali Kiba, Salso. Ubu ni imyaka 8 ushize. Ni album ugiye gusohoka cyangwa nayifite igihe cyayo? Ikibazo cya kabiri ndakibaza Mahoro Rwagasabo Scovia, umuyobozi w'abanyamakuru bigenga akaba n'inshuti y'abahanzi bamwe na bamwe. Scovia ntabwo dukunze kumubona mu bitaramo by'abandi bahanzi. Scovia ufitanye umubano ki wihariye na The Ben tumunicara kuri high table abandi bahanzi bato tutajya tukubona? Ikibazo cya gatatu ndakibaza Tekno, muri kigo gikunze kugaragaza ubufatanye n'ibyamamare by'umwihariko ndavuga abahanzi mu kwamamaza ibikorwa byanyu, ariko hari abandi tuganira bahagarara ibigo runaka bakakubwira bati nta soko ryo mu bahanzi. So far imibare ihagaze ite kwa The Ben mu gihe mumaze mukorana? Ese koko hari inyungu mu gukorana n'abahanzi nyarwanda bamamaza ibikorwa byanyu? Ndashaka uyu munsi mu bihinyuze koko imbere y'itangazamakuru. Akandi kabazo nakanyuma muranyihangana mfite byinshi. Ikibazo kijya kuri manager Alex Miyoboke. Manager tukubona mu bitaramo bya The Ben kenshi, mu bintu bya The Ben kenshi, ndagira ngo officially tubwire uti ni wowe nzira, ni wowe manager tugiye kujya tubibaza, ni wowe direct route kuri The Ben. Murakoze. Yes, ndagira ibibazo bikaze. I think igihe wese ku bantu twagiye dupromising album tukagira challenges byinshi tubona byo turi gutegura ibintu nk'ibi. Kenshi tutakoma no kuza imbere y'ibintu buri munsi tubisobanura kuko yadufata izindi energy. Zimwe nk'urugero projet ya Donald Kiba for instance, cyangwa se kamere ko projet ya Sauti Sol neza kuyiza no kurikinga benshi bibishije. Sauti Sol kwa album Sauti Sol neza gusenyuka. Sauti Sol senyutse ngo na bien yabonye abivugaho azinaha. Many magambo ubona ngiye straight forward ntabwo album cyo gusohora ari album na promise to 2017. However iyo album nayo igitekerezo cyayo cyahari ndetse uburyo twayubakaga nabwo buracyahari. Ikiba cyarahindutse iyo umuntu agize challenge zituma atinda gusohora album, habamo kwanga gusohora sound za kera. Nk'urugero musembushye indirimbo ya Sauti Sol cyangwa mu Kiba ifite wenda nka drum kicks za kera, ifite nka piano itari moderne, itari ifite sound y'iki gihe, bikaba byatuma wumva ko ushaka gusoma. Niyo mpamvu none hagati y'abaciye habagiyemo mu challenges atuma utayisura ku kanya bitewe n'ama labels tuba twarasinyemo ubundi kuvuga ba distribution companies so turi gukora nazo zifite ama revenue zishaka ko tugenderaho. It's quite challenging, ariko I promise you ko zimwe muri izo challenges zavuyeho. So turi
turinde gusohora Plenty Love first and then 2025 going forward tuzarukwa n'izo album zisigaye. abakozi icya mbere nitwa Sikoviya Mutesi, ntabwo nitwa Mama rwa Gasabo. icya kabiri nyobora urwego rw'itangazamakuru rwigenga, ntabwo nyobora abanyamakuru bigenga, Rwanda Media Commission. Ku kijyanye n'icyo babazaga umubano ufitanye na Ben, ndi umuyobozi w'ikinyamakuru kandi ndi umucuruzi. Gukorana na Ben ufite abanyamakuru bangana namwe ubwaryo ni isoko rihagije, ntabwo muri bureke rero kuremera isoko. Ndatekereza ko mwese ku binyamakuru byanyu muraza kwandikaho izina ry'ikinyamakuru cyanjye nanjye, kandi nkeneye ko abanyarwanda n'abandi bose badukurikira bagomba kumenya ko ncuruza, ndamamaza. Bafite kampani naza tukabamamariza, ariko reka mbonereho n'umwanya wo kubafasha kuba n'andi makuru. Mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2025 nta gihindutse. Mama rwa Gasabo mwarebaga online, wayireba no muri salo nka televiziyo isanzwe. Rero kuba nisunze izina rinini nka Ben ngiye gucuruza ku rwego rurenze aho narindi, nta nkuru irimo, mushatse mwayireka. Hanyuma ikindi nabonera ntabwo nagira amahirwe yo kubona abanyamakuru bangana batya. Mu by'ukuri umuntu uvuga ko abantu barimo gukora mufite kamera zingana zitya, hari umuntu wakwita ko utari umunyamakuru, kuri jye simbyemera, ariko amategeko hari abatita abanyamakuru. Ubwo ninjiraga hano nasanze kuri gate hari ikibazo cy'abanyamakuru bangaga ko bemera ko binjira. Mu by'ukuri hano muri iyi sare dufite umuntu udafite ikintu na kimwe cyerekana ko hari ikinyamakuru akorera, nubwo abatari ikarita ya RMC niba n'icyo akorera, afite irangamuntu kandi papa wanjye arayifite, abanyamakuru amakuru. Mu by'ukuri byari ibintu bitaryoshye, ariko nyine nk'umuyobozi nakoranye na Beka Arena, turavugana turavuga ngo nibabareke binjire, ariko umunsi w'igitaramo ntibazabemerere, kuko kubona umuntu udafite icyangombwa na kimwe kimuranga ku kazi ke ntabwo ari byo, ariko biraza kuba akarusho. Ikarita ya RMC ntabwo ari ikirwa ku buryo kuyishaka bisaba ko imisozi tuyikikiza amazi. Ushobora kujya kuyishaka ukareba ibyo basaba ukabyuzuza. Mu by'ukuri ijambo ribi riba mu kwitwa icyigenge. Kubaho rero ufite umuntu ukugenzura akurinda amakosa wakoze uzi cyangwa utazi. Impamvu abana iyo twabaga dukina twavugaga ngo iwacu baratwica, yesi nigeze mbona papa yica umuntu, ariko nabaga mfite ubwoba nkavuga ngo ninakora ibi papa aranyica. Icyo cyari ikintu gikomeye rero muri jye gituma mpora nirinda gukora ibibi, kuko papa hari cyangwa undi muntu andeba. Nawe ni byiza kutumva ikarita. Mu by'ukuri mutekereza umunsi nzaba ndi kuri mikoro bambwiye bati emenya aho bamufashe habaye ikintu ngo ntago ari umunyamakuru, mutekereza uburyo nzaba niyumva kandi muza akora amakuru. Ariko kuko itegeko ariko ribivuga nzakwihakana, ariko byaba byiza ukaza aho twese turi tukubaka imbaraga. Murebe ko mungana muri abajeni bato, dusaba ubwonko bwanyu tutabasha gukora. Nanjye ushaje ndacyabishoboye. Ndabashimiye rero, ngira ngo niba hari ikibazo nashubije neza cyaba ari icyo, ariko mboneyeho ko imyidagaduro biba uburyo bwo kwidagadura. Mu by'ukuri abantu mukora inkuru zo kwidagadura, muridagadura kugeza n'ubwo mwidagadura ku buzima bw'abantu, kandi ubuzima bw'umuntu ntibabukinamo. Barabubaha, itegeko nshinga niko rivuga umuntu w'igitinyiro arindwa na buri wese, abana n'imiryango yacu. Ndabashimiye. Dore kuri Tekno ngira ngo yabajije niba